Hangaha yarara hangaha rwose. Ya koko mwakagira Imana. Mana yisinije. Mudutabare mudufashe. Yarara ko uyu mudamu. Imana mwe. Ibibazo. Ya dore nguyu. Kamana nguyu. Mana we. Yesu we. Mana we. Mora watage gutabita. Mushyiramo. Yewe. Mana dutabare we. Dutabare we. None rero dukora iki mukagira Imana? Dukora iki? Tugere moto arese. Umusumutari arabasha kwicara ameze gutya. Ubusa turabigenda gute? Cyangwa umwegura wowe njye nyegura ko nayishakisha mu twari. Dore ukuntu bimeze. Umugabo wiwe nagiye ahantu yarantabaje ambwira ngo umugabo wiwe yaramaze igihe atamubona. None ndangije ndavuga nti ntabwo nakobuza kwicara gusa nibwo twashatse umuntu aradufasha atwereka aho umugabo wari. None musangayo namusanze ari ahantu mu Bisheke ari kumwe n'undi mukobwa bose bambaye ubusa. Bariruka nimba ari cyatumye yahura nimba iki byabiteye simbizi. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, ibihe byiza wokoze subscribe, like, share na comment kuri Manzi Innocent TV. Nizere ko umeze cyane aho uhere hose mu bice bigiye bitandukanye. Uri mu majyepfo ndagusuje cyane. Mu majyaruguru uburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali muri rusange ndabasuje cyane. Nizere ko mwakoze subscribe nyamuneka, ndetse nawe mwese muri hanze y'igihugu mwese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nizere ko mumeze neza cyane, nawe utameze neza ejo uzamerwa neza. Niko isi iteye, niko yubatse. Nimero yanjye ibiri ku biganiro byacu bya buri munsi. Nizere ko nyamuneka aho muhereye hose mwakoze subscribe. Utarakora subscribe, uyu ni umwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kano kanya ndi kumwe n'umumama arampuruje meze nkaho ari impuruza, sinzi icyo ampamagara ambwira ati ndagushaka irukanka utebuke irukanka. Nanjye nje nirukanka ndavuga nti ntabwo nareka kwitaba umuntu mukuru, umuntu umama. Hari byinshi aba ushaka kuvuga cyane, ndahari byinshi abazi. Niyo mpamvu kano kanya tumwakira. Umeze neza? Meze neza. Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Josiane. Josia, wampamagaye rero urambwira ati ndagushaka byihutirwa. Bimeze bite, niki cyabaye? Rero nyuze hano ngiye kureba umunyeshuri, mbona umuturanyi wanjye tumwita Mama Asha. Mama Asha? Mama Asha. Innocent. Yampaye nka data. Twege tumwita Mama Asha bitewe n'umwana nyine we kumenyeranye. Nuko mbona ahagaze hafi n'umugozi, biranyobera. Mbona asa nk'ugiye kwinaganika mu mugozi. Nibwo misengira ntangiye kuvuga ngo yewe, mbona arirutse. Ariko nambanje gufata aka video ndagafite. Aka video wafashe? Nagafashe ndagafite. Uza kumbabara ukampepe. Ndakaguha rwose. Ndagafashe. Nuko ahita yirukanka, ndamukurikiranye bagahana. Arancika. Nibwo mvuze nireka nguhamagare kubera ko nzi kuri inshuti y'umugabo we umubwira ayo makuru. Ni rwose ndabibonye numva ngize ubwoba. Ubwo ndavuga nti reka nguhamagare mbikubwire, noneho tugegeze tumenye ikibazo yagize. Ubwo wari ugiye gucyura abana? Ngiye gucyura abana ku ishuri. None se bibereye hafi yo mu rugo se? Hafi yo mu rugo neza ku muhanda. Niho bibereye? Niho bibereye. Yesu, none hani mbere se? Naho imbere ngo nuko kwima. Yesu we, karabatebuka tugende mwana. Tebuka tugende mwana. Ibi ntabwo byoroshye. Mwana we. Ntabwo byoroshye, dore nahangaha rwose. Yesu we. Nahangaha rwose nagize ubwoba ngewe. Pe dukurikirane turebe ikibazo cyo mudamu afite. Mama Asha rwose amaze imisi mbona atishimye, sinzi ikibazo afite rwose. Amaze imisi ubona atanezerewe, namubaza akambwira ngo azambwira. Sinzi rero impamvu rwose. Turanyuza ahangaha. Imana idufashe. Anyuza yewe, anyuza ahangaha, yarara ahangaha rwose. Ya koko mwakagira Imana. Mana yisinije. Mudutabare mudufashe. Yarara ko uyu mudamu. Imana mwe.
ya dore nguyu kamana nguyu mana we Yesu we mana we zaramata mana Yesu nijuru musante mana we kanguka mana we Yesu nijuru mina sante mana Yesu subiza ibintu biki mukagira imana ibintu sadu ndakoze n'ibiki mukagira imana ibintu wawe biteye zana mata Yesu we udutabare we yadata we yawe mana dukiriza umuntu mana watage gutabitaho yewe mana dutabare we Yesu we ayiwe arakira humura arakira imana idufashe inzira y'imana yigunze bikanyobera yeba we kumbe nibi ngibi mana we inesa ihangane mwana yanga ntacyo pe ntakira urakira humura ibintu bitewe n'iki ukagira imana ibintu ntabifata gute ubuse nge nabonaga ari umuntu ucecetse sinanzi ikibazo afite mwakagira imana mu butse turabigenza none rero dukora iki dukora iki mukagira imana dukora iki tugere moto arise ubuse mutaricara abasha kwicara ameze gutya ubuse turabigenza gute ko mbona ari muri nanjye nkaba muri nisubu ndabasha kuhicara ubuse tubikoreho ikiboko mwana nyagasani we dushake agataxi voiture turakura hi agataxi voiture we ubuse njya kuyishaka buretse njya kuyireba njya kuyireba we njya kuyireba ndagumana nawe nta nkaho umwegura wowe njya gura ko nayishakisha mu twari mana we ibi ni ibiki koko mana we dore n'umugozi yari arimo dodo dore nguyu Yesu we garama ndebera yaramaze hejuru ya ntebe niyo nabonaga iri ye baba we mana Yesu nijuru ndebera azwini sadu nakoze n'ibiki koko ariko nanone ntago kamwereke mukagira imana mwe none se umbarata ntago twakomeza gufata video y'umuntu umeze nkaho yapfuye nje none se hari ikindi kintu wari ubimuzi se wowe reka dawe uyu mudamu nadegamo nacecetse ntabwo nari muzi rwose ntabyo narinzi pe sinzi ikibazo cya uko byagiye dore reka nkwereke ngwino ha nkwereke kamera reka gufata umuntu mwana umeze gutyo yiwerere ngwino nkwereke yego dore ukuntu bimeze umugabo wiwe nagiye ahantu yarantabaje ambwira ngo umugabo wiwe yaramubuze yaramaze igihe atamubona none ndangije ndavuga nti ntabwo nakobuza kwicara gusa nibwo twashatse umuntu aradufasha atwereka aho umugabo wari none musangayo namusanze ari ahantu mu bisheke ari kumwe n'undi mukobwa bose bambaye ubusa bariruka nimba ari bitatu by'iyahura nimba iki byabiteye simbizi ubwo se koko byenye byatuma yiyahurana hari ikibazo shaka kuba yaragiranye ikibazo n'umutware we nta wamenya sinzi ntago namenya ngo bimeze wenda ntabwo basha kuvuga ngo tumenye ngo bifashe bite ikintu kiza rero kuko nari cameraman ashaka uburyo ahamagara umuntu adufashe kuba yamugeza kwa muganga niwe niri kumva ashobora kugeza ku muhanda ashaka tumubasha mukagira imana turamutubasha ubwo se nta kuntu ahamagara motari akaza kamfasha tukamutera tukamushaka ku muhanda genda mubwire reka mamagare motari genda mubwire makagira imana ibi bintu ndabyaza kugenda gutungagira imana biri kuntinza rwose ngiye gushaka ambulance tubone ukuntu tumujyana shaka umuntu ngiye gushaka ambulance aduhamagara reka shaka umujyana mu nyaruka zirarya imana reka shaka umujyana mu buzima nukuri pe mana Yesu nishubuka ukagira imana kuko ibintu turaza kugenda gutu sadunda ko kumaga mana Yesu nishubuka ibi ni ibiki koko Yesu ibintu nisadunda bite nta wundi muntu biteye pe nta wundi munashiraho ikosa nta wundi muntu mana Yesu nishubuka cyo kuri uko biri kose mana Yesu nishubuka ibintu turabigenza gute koko uyu mubyeyi nitaye imana ntabwo tuze ngo n'umwana ari hehe ndabona ari akagufuri ku rugi sinzi umwana ngo ari hehe wese ubihegeye ku ishuri se basi mana Yesu nijuru hari benshi cyane rero nagiye kubona mu makomenti muricara muratukananga ibintu ngo mwabiteguye ngo kuki ngo mwafashe ngo umuntu ngo bambaye ubusanga ngo bakabikora kano kanya sinzi mana Yesu nijuru asubukoko mwabantu nimukajye mureba ibintu byose ngo mifate nkaho ari ibintu by'imikino sinzi neza kuko ufite ubwonko butekereza nawe
wakwicara ukantekerezaho nabi nkuko nabonye mu bitekerezo benshi mwarantutse mumfato munkamera mu kitoze mavuga muti ibi mutuka cameraman ngo kucyafasha ibi bintu ubu bagiye vuga ko nibi twabiteguye ubu baragiye kuvuga ko nibi twabiteguye mukagira imana n'ubu ngubu Innocent sinamukamera mu kitoze kuko ibirimo kubaho ni ingaruka z'ibyabaye kuri Sado none se we ntubibonye ngaho ndebera izina ry'Imana ese uko yataza kuba uyu muturanyi wacirana akabona yiraje kujya mu mugozi ntabwo twa tumuhombya akanya wenda kano kanya wenda ndikumva agihumeka na mbere ndigiye kuza ariko se ntabapfuye koko mukagira imana mwe ramugozi ntabwo ari kumusiga ramugozi ntabwo ari kumucika pe mana we cyo kuko bisa kose ndashakira hose ndari uko yabaherere hose ndamugezaho iyi nkuru nimba koko yarigeze gukunda Innocent nimba kuko yarigeze gukunda Innocent mbisubiyemo ave mu buyobe arimo ave mu gukora arimo kuko ibi bintu bya mana yese nijoro ese uko aranatekereza kuko nanubwo azi ko afite umwana ahubwo se aracyatera kukara reba nyuma yababe we yewe ndikubona yihumeka ariko se urumva atabonye umutabazi bwihuse byatebepfa ariko uri atubwiye ko agiye kureba umujyanama w'ubuzima mwokagira imana ibi bintu sinziherezo ryabyo aho kubisa kose mana yise ndageze ko nshoboye kose ndaza gushakisha ko nshoboye kose mugeze kwa muganga avurwe amere neza muganirize nanamuhumurize mubaze byagenze gute wenda numve se intangira ibintu niyi wenda njye numvisha amagara aturanye dore bumiwe bose bumiwe nta kintu bakora rega nta kintu bakora wenda abenshi bamanatinya kamera kujya imbere ya kamera ariko se nako nta n'impamvu mana yise nijoro mwabantu mwe rero uko biri kose tugiye kuyageza ko tubashije ko dushoboye kose tumugeze ku bitaro bamuvure amere neza hanyuma wenda ubundi gutabazi wenda ushobora gufata umuntu mu buryo gufasha umuntu mu buryo bw'imitekerereze ukamuganiriza wenda ugasanga bya bitekerezo yari afite birahindutse kuko wenda ibyabaye hariya nakagira imana mwe sinzi icyo nakora mfite byinshi nakora abantu bashungere ntago nabo bumiwe muri make kuko nta kindi kintu babona bakora bafite ababyeyi abana mu muhanda bashungereye ariko uko biri kose Imana yisinjije ndasabye dufashe giye gushaka uburyo tujyana kwa muganga